Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze kuri TNM TV online. Ngushimira ku bw'umwanya wafashe ugakora subscribe ndetse na like, ugasharinga ibiganiro byacu cyangwa se ugakomentinga ku biganiro twakoze. Ni byiza cyane ko biduha courage, bitwereka yuko ibyo twakoze byashimwe cyangwa se hari icyo tugomba kongeraho. Ngende Butera official nk'ibisanzwe, ikiganiro ni Tropical Spotline. Uyu munsi dufite inkuru yateje impagarara muri sport nyarwanda. Ku munsi w'ejo nibwo habaye press conference yateguwe na Federation ndetse na MiniSport, aho bavugaga ko ari report yo kugira ngo bavuge uko urugendo rwagenze Kigali Douala Limbe ndetse na Limbe Kigali, aho bagarutse ubu basoreje mu mwiherero i Nyamata basurwa n'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero ni press conference yari itezweho byinshi, aho mbere yuko iba habanje kuvugwa ibintu byinshi cyane, havugwa amakimbirane yabaye hagati ya media ndetse na delegation officer cyangwa se wari uyoboye delegation. Ni inkuru yakomeje guteza impagarara cyane muri sport nyarwanda, aho abanyamakuru bajyanye na Equipe uko bari batanu, ndibaza bari batanu kuko umwe yaje kugira ikibazo cy'uburwayi mbere yuko bahaguruka bagenda ari batanu. Hagiye Jean Luc Imfurayacu wo kuri BNB, Clarisse Uwimana wo kuri BNB, hagenda Mucyo Anta wo kuri Radio 10, hagenda FM Kayiranga Flash FM, hagenda na Rigoga Ruth wo kuri RBA. Aba banyamakuru bahuye n'ingorane nk'uko twabyumvise mu bitangazamakuru bye bitandukanye, bavuga ko wari uyoboye delegation atigeze na gato abaha akanya ko gukora icyabajyanye mu mahoro badafite pressure, ariko bakavuga yuko atari bo bonyine ahubwo timu yose muri rusange yose yabayeho kuri pressure. Hanyuma rero havuzwe byinshi cyane, havugwa ku bya prime zitangana, gusumbanisha abakinnyi cyangwa se delegation muri rusange, havuzwe ibintu byinshi. Ejo rero nibwo hari hategerejwe press conference kugira ngo twumve neza ko ibyavuzwe. Burya biba byiza iyo ufashe impande zombi nk'umuntu utarura ahantu, ugafata impande zombi, ugafata uruhande ruregwa ndetse n'uruhande rurega, byose ukabihuza. Ariko nk'uko twabibonye byatugaragarije ibintu byinshi cyane, byatugaragarije ko koko ibyavuzwe nta kabuza 75% byabaye. Aho muri press conference ejo yari yitabiriwe n'abanyamakuru bagiye batandukanye bakorera ibigo bitandukanye by'itangazamakuru, haba ibyigenga ndetse n'igitangazamakuru cy'igihugu RBA. Bari bitabiriye mu buryo bufatika, ndetse n'ihuriro ry'abanyamakuru ba sport yitwaje sport byari hari kandi rihagarariwe neza. Hanyuma rero hagaragaye ikintu cyo nakwita nko gusuzugura cyangwa se kudaha agaciro umunyamakuru. Ni ibintu bitavuzweho rumweho n'abantu benshi. Aha ndavuga nshingiye ku bimenyetso mfite. Ku mugoroba press conference irangiye nibwo umunyamakuru ndetse akaba n'umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu itangazamakuru rya sport yitwa Sam Karenzi, akorera Radio TV 10, yanditse kuri Twitter ye aravuga ngo mbona natwe dufite ikibazo rwose, turisuzuguza. Umugabo yaka undi ijambo, hanyuma ikiganiro kigakomeza, mukamanika amaboko musaba ijambo, ataginga ibigo bigiye bitandukanye harimo na Ferwafa na Rwanda Sports. Ni ibintu bitavuzwe na Sam gusa, ahubwo ndetse n'undi bakorana kuri Radio TV 10 witwa Horaho Axel, yanditse ngo mu kanya saa 4 ubwo yavugaga uyu munsi turiho umuceri hasi, sinzi nimba ari ikigori cyangwa umutanzania, icyo nzi nuko amabuye ajya ku ruhande batarenze kuwugosora. Aha yavugaga ko bari bubivuge byose. Bano bakora programme yitwa Urukiko. Hanyuma undi munyamakuru utari muri field diaspora yitwa Uncle Austin yanditse ngo nimba His Excellence yarahaye umuturage ijambo, wowe urinde urya ku munyarwanda. None muri press conference
ataginga Rwanda Sport Ferwafa, ibyo mukwiye, ibyo mwakoze ntibikwiye. Birumvikana cyane ko hari ibintu bitagarutsweho cyane aho ngaho. Natinze cyane ni umunyamakuru Jean Luc Imfurayacu kuri testimony we yatanze yuko byamugendekeye, ndetse byaba byaranavuzwe mbere yuko press conference iba. Yakomeje kubivuga bagera bamwaka ijambo, bamwambura microphone. Ni ibintu bitagarutsweho na benshi, ari naho Sam Karenzi yavugaga ko batari bakwiye gukomeza press conference batswe ijambo kuriya. Hari undi munyamakuru wa postinze aravuga ngo uyu munsi mfite amatsiko menshi yo kumva urubuga rw'imikino kandi ku maradiyo yose kuko Ferwafa noneho araseka. Ahitandika munsi Sport Plateau, BNB, Urukiko, Radio 10, Programme Mufana, Flash FM, urubuga rw'imikino RBA, Sport 1, Radio TV 1, Authentic Radio, urubuga rwabo rwitwa Authentic Sport, ndetse na Overdrive ya Flash FM. Ahitandika munsi ngo uyu munsi arashya. Ni ibintu nk'uko nawe wabyumvise wowe ukurikira TNM TV, especially ikiganiro cyacu Tropical Spotlight. Ni ibintu koko bitari bikwiye kuba itangazamakuru rihamagarwa ngo rize muri press conference, hanyuma hakaza kubaho ikintu nk'icyo ngicyo cyo ko umunyamakuru yakwaka ijambo, ndetse bakanakora ubusobanuro bw'ibyo barezwe mu buryo butumvikana. Ndagushimiye kandi ngo ikaze, kwifuriza gukomeza gukurikirana ibiganiro bya TNM TV, cyane cyane nkubwira Tropical Spotlight ko ihari ku bwawe kugira ngo umenye amakuru yose ya sport acaracara mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga, nkuko intego yacu nka TNM TV ivuga ko buri update yose tugomba kuyibaha ku gihe kandi vuba. Ndagushimiye cyane, nari Butare Official. Ciao ciao.